amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze. Twongeye kubaha ikaze muri wa mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Dushimiye abantu bose mwese mukomeje gukora subscribe, namwe mutarayikora niwo mwanya wo gukora subscribe ndetse mukanasharinga kugira ngo bigere hirya no hino hashoboka ku isi, kandi n'abatwumvise bose bakomeze gufashwa n'ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya rero muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Dushimye Imana rero kubw'uyu mwanya ikomeje kuduha. Murabizi ni umwanya twavuze ngo ni ugusenga, ni umwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, mbere y'uko inyoni ziririmba, mbere y'uko izuba rimurika rirasa. Ni umwanya wo gusenga, dusengera umunsi tugiye kwinjiramo kugira ngo tubwire Imana ikomeze kubana natwe kandi duhe umugisha, tukumva imbaraga z'ijambo ry'Imana ziturimo, no mu byo dukora byose tukumva dufite morali, tukumva hari imbaraga zabanje kubana natwe, hari imbaraga twahamagaye mu gitondo mbere y'uko tubyuka, tukabwira Imana ngo ngwino ubane natwe, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ndabizi neza yuko uyu mwanya uzaba uw'umumaro, ndabizi neza ko uyu mwanya uzagira umusaruro ukomeye hirya no hino ku isi, kandi iki gikorwa ndabizi neza ko kizaguka ibihumbi n'ibihumbi bikagenda bidukurikira, izina ry'Imana rigakomeza guhabwa icyubahiro. Uyu ni umwanya rero tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana nk'uko tubizi, hanyuma rya jambo dusoma niryo dusengeramo, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero turasoma ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'Ingoma ya mbere, igitabo cya mbere cy'Ingoma, ibice byaho 19. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 10 tugeze ku murongo waho wa 13. Ingoma, igitabo cya mbere cy'Ingoma, ibice byaho 19. Turasoma umurongo waho wa 10 tugeze ku murongo waho wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Yowabu abonye ko urugamba rumukomereye imbere n'inyuma, atoranya abagabo mu ntore zatoranijwe mu Bisirayeli zose, abarema mu rugamba guhangana n'Abasiriya. Abandi bantu basigaye abaha murumuna we Abishayi, nabo bire mu rugamba guhangana n'Abamoni. Yowabu abwira Abishayi ati, Abasiriya nibaramuka banduhije amaboko uze kumvuna, kandi nawe Abamoni nibaramuka bakuruhije amaboko nanjye nzakuvuna. Komera turwane kigabo kubw'ubwoko bwacu n'imidugudu y'Imana yacu, kandi Uwiteka bigenza uko ashaka. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Inshuti yanjye, iri niryo jambo tugiye kuganiraho. Ubundi twarangiza tugasenga Imana, tukabwira Imana ngo urakoze ko wabanye natwe, tukabwira Imana ngo urakoze ko watugiriye neza. Imana iri kumira ijambo. Imana yavuze ngo ibyari biguteraniye kugira ngo bikurwanye bikuziza ubusa, ugiye kubitsinda kandi ntibizongera kukugarukaho ukundi. Ibyari byiteranije kugira ngo bikurwanye bikuziza ubusa, ugiye kubitsinda kandi ntabwo bizongera gutekereza kukugarukaho ukundi. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana, ni igihe cy'umwami Dawidi. Bibiliya iravuga ngo ni igihe umwami Dawidi ngo yari ari kumwe n'umwami w'Abamoni bitaga Nahashi. Ngo uyu mugabo witwa Nahashi ngo agirira neza Dawidi. Ngo amaze kugirira neza Dawidi, Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze Nahashi ntibyamukundira ko akomeza kubaho. Ngo Nahashi aza gutanga, yari umwami w'Abamoni, ngo arapfa. Ngo amaze gutanga, Bibiliya iravuga ngo iyi nkuru ibabaza Dawidi. Ngo imaze kubabaza Dawidi, ngo nuko muri icyo gihe cy'Abamoni ngo bafata umwana wa Nahashi, ngo abari we bimika, baravuga ngo reka simbure se ajye mu cyimbo cya se. Ngo bafata umwana wa Nahashi bitaga Hanuni. Ngo uyu Hanuni ngo baramubwira ngo ni wowe ugiye guhagarara mu cyimbo cya papa wawe, ni wowe ugiye kutuyobora twebwe Abamoni. Ngo Dawidi amakuru abamugezeho, bamubwira yuko nubwo Nahashi yamugiriye neza ariko akaba yatanze, ariko bitabaye ikibazo kuko umuhungu we witwa Hanuni ari we wamusimbuye ku ngoma, akaba ari we uyoboye Abamoni. Ngo iyi nkuru inezeza Dawidi. Ngo arangije Dawidi arapanga, aravuga ngo nimuze dupange, Nahashi yatugiriye neza ariko ntabwo agihari, ariko nimuze twiture, tujye kwitura umuhungu we yasize ku ngoma ari we Hanuni, tumwifurize neza, tumwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo ye, tumuyagire mu yandi magambo kubwo kubura papa wiwe. Haleluya. Iki gitekerezo Dawidi yaragize ntabwo cyari igitekerezo kibi, ariko Abamoni ngo babyumve, ngo baragenda bajya mu matwi ya Hanuni, baramubwira ngo yewe Hanuni we, dore Dawidi yohereje intumwa kugira ngo aze kukuyagira. Nyamara Dawidi ntabwo ari urukundo. Ubwo suzi ngo nuko papa wawe yapfuye, none Dawidi ni urukundo yagize rwo kuza kukuyagira. Baramubwira ngo oya, bamwinyuzamo umwuka mubi, baramubwira ngo ntabwo ari byo, ahubwo Dawidi nta kindi agamije.
dore aba bagabo b'intumwa yatumye nabo yohereje kugira ngo baze batate igihugu, barebe n'umujyi wacu ukuntu umeze, bizorohere Dawidi kugira ngo gutera iki gihugu cyacu. Ngo barangije Hanuni barabimwumvisa. Hanuni afata intumwa zari zimutumweho, Bibiliya iravuga ngo afata abagabo bogosha ubwanwa, ngo arangije afata abandi, ngo afata imyambaro yabo, ngo abaca ku kibuno, abambika ubusa, abambika ibibuno, ngo arangije arongera arababwira ngo musubire kuba bohereje, ngo ari we Dawidi. Bibiliya iravuga ngo zino ntumwa zirongera ziraza, ngo zigaruka kuri Dawidi zifite agahinda, zigaruka kuri Dawidi zifite umubabaro, ziramubwira ngo ibintu Hanuni yadukoreye mwene Nahashi ntabwo twabitekerezaga. Icya kabiri, ukuntu yadukojeje isoni, akaba yatwogosha ubwanwa, akatwambika n'ibibuno, akaba yaduciriye imyenda yacu akayisha ku bibuno, akarobora ku kibuno. Ni ibintu bigoye, badusetse, badukojeje isoni. Kandi Hanuni yabikoraga ari kumwe n'abagabo b'Abamoni bamugira inama, bamubwira yuko atari ubwiza, atari ubuhoro byatumye utwohereza, wari ukugira ngo utate igihugu cyabo uzabona uko batera. Ngo iyi nkuru ibabaza Dawidi, ngo biramurakaza cyane. Ngo Dawidi abwira zino ntumwa, arababwira ngo yemwe bagabo mwagiye nk'intumwa, uko babakoze birateye isoni, biteye n'ikimwaro, nimube mugumye Yeriko, mugume aho ngaho kugeza igihe ubwanwa bwanyu buzongera bukamera, mwarangiza mukagaruka. Ngo muri icyo gihe Dawidi abwiye intumwa ze guhera i Yeriko, halopide za drobenike. Ngo Dawidi aragenda, ngo mu gihe yicaye, ngo agiye kumva yumva Abamoni ngo bateguye intambara, ngo batuma ku Basiriya, baravuga ngo nimuze dufate ingabo zacu tuvange n'izanyu mwebwe Abasiriya tujye gutera Dawidi. Umva, Dawidi yari abashatseho ineza, none narabihoreye, ahubwo bateguye n'urugamba. Ngo Dawidi nawe ku ruhande rwe, ngo aragenda ategura ingabo. Haleluya. Ngo mu gutegura ingabo, ijambo ry'Imana riravuga ngo maze baragenda, ngo ategura umugaba mukuru witwa Yowabu. Bibiliya iratubwira ngo baragenda bajya guhura n'Abamoni ndetse n'Abasiriya. Ijambo ry'Imana rero tumasoma riravuga ngo bageze mu rugamba. Haleluya. Ngo urugamba rurabagora, ngo Yowabu abona urugamba ruramuremereye. Kubera iki? Bagiye nk'Abayisiraheli, ariko bageze mu rugamba basanga ntabwo bahanganye n'Abamoni gusa, ahubwo n'Abasiriya baje kuvuna Abamoni. Haleluya. Hari ibintu byaje bikwitunatuniraho, hari ibintu byaje bikwivangavangiraho. Iyo ugiye kubona uburwayi bugiye, ujya kubona ukabona inzara irateye. Iyo inzara ivuyeho, ujya kubona ukabona amarozi araje. Iyo abarozi bahagaze, ujya kubona ukabona inyatsi iraje. Abamoni baragiye batabaza Abasiriya, bose baragenda barivanga, urugamba ukabona rurakuremereye. Ariko ndagira ngo nkubwire nziza, nubwo urugamba rukuremereye, nta kosa ufite, Imana yacu iri ku ruhande rwawe. Haleluya. Ntabwo izemera kusuzugurwa, ntabwo izemera kukorwa n'isoni. Wowe uri kubona ibintu byose bikwitunatuniyeho, wowe uri kubona Abamoni n'Abasiriya barakwivangavangiyeho, bakaba baraje guhangana nawe mu rugamba. Ndagira ngo nkubwire inkuru nziza, uri kumwe n'Imana, kandi Imana uri kumwe nayo ibarusha amaboko. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo Yowabu abonye urugamba rumuremereye, haleluya, ngo abonye intambara ibaye nyinshi, wabonye urugamba rumugoye, ngo ahita yiga izindi trike z'intambara. Ngo afata abagabo batoranijwe mu Bayisiraheli, babandi bazi kurwana kuruta abandi, ngo arababwira ngo nimuje ku ruhande rwanjye. Ngo abandi basigaye, ngo aragenda abwira murumuna we Abishayi, aramubwira ngo murumuna wanjye tuva mu ndimwe twonse ibere rimwe, ntabwo bishoboka ko dusuzugurwa kubw'Imana yacu. Aramubwira ngo izi ngabo zisigaye nawe zifate, ugende uzibere umugaba mukuru w'ingabo. Ngewe ngiye guhangana n'Abasiriya, nawe genda uhangane n'Abamoni. Reka nkubwire rero, nubona Abasiriya banduhije amaboko, ukabona bagiye kunyica, wowe murumuna wanjye twose ibere rimwe, uze umvune, uze untabare, ubankureho, unkureho aba Basiriya. Ariko nanjye mu gihe ndaba ndi ku rugamba, ndaba ndi kuzirikana ko murumuna wanjye ari guhangana n'Abamoni. Nimbona Abamoni bakuruhije imbaraga, nanjye ndaza nkuvune, dutsinde Abamoni. Ikintu kitumye dukora ibi ngibi ni ikihe? Ni ukugira ngo twese hamwe turwane kigabo. Aleluya. Turwane kigabo,
duhagarare turwane kigabo kubw'ubwoko bwacu bwaziwe bwahagurukiwe. icya kabiri ni kubw'iyi midugudu y'Imana yacu baje gutera, nibyo bitumye duhagarara mu rugamba tukarwana kigabo. kandi reka nkubwire, usibye n'ibi ngibi turi gupanga, n'Imana yacu ibigenza uko ishaka, turabizi neza ko iri muri uru rugamba. ijambo nkuzaniye muri aka kanya, nshuti yanjye wowe nkurikiye, reka duhagarare turwane kigabo kubw'ubu bwoko bwacu n'iyi midugudu yacu abadayimoni bisukiriye. reka duhagarare turwane kigabo kubw'umurimo w'Imana. reka duhagarare turwane kigabo kubwa bene wacu batatswe, ba bandi bamaze kubivamo, nabo twari tuzi neza ko bari bakijijwe ariko babivamo. nagira ngo turwane kigabo, twongere turwanire iyi midugudu yacu ndetse n'ubu butaka bwacu kubw'Imana yacu. kandi Uwiteka Imana bigenza uko ashaka. muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, Imana yo mu ijuru izanye imbaraga z'ubutsinzi, izanye gukora bidasanzwe. Bibiliya iravuga ngo Yowabu na murumuna we biroha mu rugamba, ngo bararwana. Yowabu anesha Abasiriya, Yowabu aranesha, Yowabu yirukankana Abasiriya, ngo ndetse n'Abishayi murumuna we ngo yirukankana Abamoni. Aleluya! ngo baragenda urugamba bararutsinda. Yowabu na murumuna we bagarura icyubahiro cy'Uwiteka Imana muri Isirayeli. wowe n'inzu ya papa wawe ni gute muri kugarura icyubahiro cy'Uwiteka Imana mu isi? wowe n'abarumuna bawe, wowe n'urubyaro rwawe, wowe n'umugore wawe, wowe n'umugabo wawe, wowe n'ababyara bawe, ni iyihe ntego mufite yo kugarura icyubahiro cy'Uwiteka Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda? ni irihe shyaka mufite ryo kugarura icyubahiro cy'Uwiteka Imana muri icyo gihugu murimo? ni ikihe kintu mwamaze gufata nk'icyemezo? Yowabu afata icyemezo na murumuna we ngo bajya mu rugamba bararwana, batitaye ko bashobora gupfiramo, batitaye ko bashobora gukomerekeramo, ngo binjira mu rugamba ngo banesha Abasiriya n'Abamowabu. ngo Abamowabu ngo babonye ukuntu Abasiriya ngo baneshejwe, ngo n'Abasiriya babonye ukuntu Abamowabu baneshejwe, ngo baneshejwe, ngo bituma bafata icyemezo ngo ku ruhande rw'Abasiriya ngo baravuga ngo ntabwo tuzongera kwifatanya n'Abamowabu, ngo n'Abamoni, ngo ntabwo tuzongera kwifatanya n'Abamoni turi kujya kurwanya Abayisirayeli. ngo n'Abamoni nabo ngo baravuga ngo ntabwo tuzongera kurwanya Abayisirayeli kuko Imana iri muri bo. ngo Dawidi arangije ngo yigarurire ubutaka bwabo. hari ibyari byaraguteye, hari ibyari byaragusuzuguye, muri uyu mwaka Imana iguhaye kwigarurira mu izina rya Yesu Kristo. tugiye gusenga Imana, ubwire Uwiteka Imana, uyibwire ngo urakoze kumpaye imbaraga zo kwigarurira ibyari byaransuzuguye, zo kwigarurira ibyari byaramenyereye, zo kwigarurira ibyari byarankojeje isoni mu izina rya Yesu Kristo. tugiye gusenga, ubwire Uwiteka Imana, uyibwire ngo urakoze yuko kubwo kugira ishyaka ryo kurwanira igihugu cyacu n'ubwoko bwacu, ryo guhagarara tugahamya, uduhaye ijambo aho Abamoni bari bararitwambuye, uduhaye ijambo aho Abasiriya bari bararitwambuye. turongeye tugize agaciro kandi ubagize ingaruzwa muheto. hari ibyo Imana igize ingaruzwa muheto ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina ryawe rikomeye, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, ndagushimiye kubw'iri jambo rikomeye, ndagushimiye Mana kubw'igitekerezo Yowabu yagize hamwe na murumuna wa Abishayi. ndagushimiye ko ari wowe utanga intsinzi, ugarura intsinzi muri Isirayeli. abari bazi ko bitazongera gukunda babona byakunze. izina ryawe rihabwa icyubahiro. ndasenze muri aka kanya kugira ngo uduhe kunesha, uduhe guhagurukira natwe ibyari biduhagurukiye, kandi kuko turi kumwe turabizi neza ko ugiye kubigenza uko ushaka. izina ryawe rigahabwa icyubahiro. komeza uganze kandi ukomeze wamamare, komeza ushirwe hejuru kandi ubudahangarwa bwe bukomeze buganze. iri jambo rijye rigera hirya no hino ku isi. Mwami Imana yacu, imbaraga zivuye muri zo zikiza indwara, zikureho ibibazo byose byari biri mu isi, byari byugarije abana bawe. urakoze kubikoze kandi urakoze kubikoreye kwiyubahisha. ni mu izina rya Yesu tubisenze, urakoze, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kubabaho. Shalom, shalom.